Yego twongeye kubasuhuza abanyarwandakazi mwebwe mudahwema gukurikira Nest TV mbabwira ngo ikaze nanone ku muyoboro wanyu ku murongo wanyu ariko kandi kuri inshuro ndi kukubwira yuko sa nkutazanwe n'amakuru meza kuko bibereye hano nagahoma munwa twari mu bukwe nk'ibisanzwe turi hano mu karere ka Bugesera ni hafi rwose ni hano mu bice byo mu mujyi ahasanzwe habera amakwe kuri hoteli yitwa Kuchi Hotel isanzwe yakira amakwe nk'ibisanzwe so rero ni igihe navuga ngo nta gikorwa kibaye hano gifite umuntu ukigizemo uruhare ahubwo ni ibihe navuga ngo biteye ubwoba bibaye aha tente y'ubukwe bwose yari irimo abantu muri dote bageze mu gihe cy'impano irahanuka igwira abantu wakibaza ngo bimeze bite aka kanya ngira ngo wenda batungeho kamera babereke ibintu bibereye hano biteye ubwoba aho hose mureba ni tente irambaraye hasi ihanutse mu buryo butunguranye mu isegonda rimwe n'inkubi imwe ikubishe abantu bose bakwirwa imishwaro yewe n'abageni babura aho berekeza ndi kumwe na mugenzi wanjye hano wari uri mu kazi kuri iyo tente ndagira ngo wenda yegere hano tumubaze uko byari bimeze muvandimwe ubonye urokoka Nest TV rwose turabasuhuje turarokotse ngira ngo nge nari ndimo nkamera ariko ikintu kibayeho cyane kuko kibayeho kidutunguye ntago twavuga yuko wenda imvura iguye ariyo mpamvu ngira ngo wenda ku bugenzuzi natwe twakoze abari bari muri tente twabonye yuko tente itari yubatse mu buryo buzima kubera yuko ibyuma bifata tente byari biteretse gusa kandi ubona yubatse nka tente ihoraho igihe cyose amakuru kugeza aya magingo ameze hari umuntu ubaza umuvandimwe ese nta waba wenda yahahurikiye yahasize ubuzima twagize amahirwe adasanzwe cyane kubera yuko muri iyi tente murabizi yuko tente bigizwe n'ibyuma n'ibintu bya dekorasiyo byinshi na sound n'amatara bishobora kuba byateza ibibazo wenda by'inkongi y'umuriro cyangwa se wenda amasirikwi electrique ariko twageze amahirwe ikintu giteye ibi bintu nk'uko tubibonye twebwe tumvisha inkuba ikubita gusa igikubita tente yitigwa ese sobanurira abantu bundi wenda bashobora kubona ibintu bimeze gutya bakajyana ibintu byafasha akanya kanini nubwo range nari impara ariko ndagira ngo byumvisha abantu kuko ibintu bibaye ntago bibaho mu isegonda rimwe barimo batanga impano ubuzima burahinduka ibintu bibaye mu isegonda rimwe abantu bose babonye tente bagwaho nanjye nari ndimo ndakamera icyo mbonye gusa nuko mbonye kamera igwa hirya mbona irashwanyaguritse mbona imitwe yayiguye hariya hanyuma iby'ibikoresho twahise tubireka buri muntu ahita atangira kuramira umwegereye abasore barimo batangira kuramira abakecuru ababyeyi barimo batangira gufata abana babo hanyuma abagabo b'imbaraga batangira kugenda baterura tente kugira ngo turebe yuko twabona akantu k'irembo abantu bakanyuramo basohoka cyokora turashima Imana yaba umukwe yaba umugeni ndetse n'abari batashye ubukwe nta muntu n'umwe waburiye ubuzima bwe muri ibi bintu bibaye yego ibi bisa twakita nk'amakosa se twavuga ko ari amakosa y'uwashinze tente cyangwa ni ibyagombaga kuba nta kosa riri hano kuko abantu bashobora kwibaza bati tente ntiyari ikomeye cyangwa se kuko harabo ndiho numva muri bari abantu benshi bari inyuma bavuga bati bagomba kutwishyura tente yubatse nabi 100%. Tente yubatse nabi ku buryo rwose umugeni nibye byangiritse ubonye ko ibiryo yaragiye kugaburira abantu bimenetse ubonye yuko sound system yose irangiritse ubonye yuko nta kintu na kimwe kibaye kiranga ubukwe ibyari bihari byose birangiritse ariko abandi bakagira bati reba nk'iriya beto wenda turayereka abantu iriya yakuwe n'umuyaga wa mugabo we ahantu ntihari hubatse wenda kuko ntitwasebya nyiri tente bishobora kuba ari ibyago byari kuba ahubwo icyo twibaza ibi bintu ko bidasanzwe abandi bari kuvuga batari ku busutishimiye ubukwe bw'umuvandimwe ushatse kubitisha inkuba wenda siko nabivuga iyi tente ngira ngo n'abasore batatu baba bari bafite imbaraga nkurikije ibibaye bari kuba bayihirika kubera yuko inkingi eshatu zari zifashe iyi tente zo hagati zose turarebye dusanga ni inkingi zari ziteretse hejuru y'amapave ntago rero izo nkingi nizo zari zikoreye tente zari ziteretse ntago zari zishinze nta nubwo byibuza harimo n'akantu k'akabeto na gato urugero wenda reka tubyereka abantu gato egera hano nkaha urabona ndikukeka iki gikutsemo hano iki cyari gifashwe n'itaka gusa yego urabona ko n'icyuma gusa cyari kirimo kandi urabona tente imaze kubakwa abantu bakaza bakayidekora umuntu wese urimo ababona ari ahantu heza akabona ni ahantu hafite umutekano ukurikije n'ubwiza bwaho ku buryo nta nubwo umuntu yakwicara amatekereza yuko hari ikibazo runaka ari buhure nacyo turaba rose n'abari bari mu harimo abantu benshi kandi abantu baburiyemo ibintu ni benshi kuko umubyeyi wahagurutse ntiyagurukanye tuze butubwire uko bigenze oya turago basaga gwiro gato
Bigenze bite kugira ngo mu isegonda rimwe ubu isukuramo imyenda umbere nk'umuntu usanzwe kandi wari wambaye gera kubona guhagaze mu bafite gift bigenze bite muri rusange gera hano my brother ntabwo mfite imbaraga zo kuvuga ntacyo vugaga tubwire gahoro ariko nta kibazo wasi wahagiriye oya ntacyo nabaye ko ndumva akarenge karimo kundi akarenge kari kumurya nta kundi ni ukwihangana reka dukomeze turebe niba ubukwe bukomeza cyangwa wenda bigenda ukundi turagumya tubamenyeshe ariko mbabwiza ukuri ko ari ibintu bitari byoroshye